bakunzi ba Channel TV show mwiriwe tubanje kubasuhuza nka famille Marite uri kundeba sheri suhuza abantu kundeba umwaka mushya muhire kuri twese n'abadukurikiye inshuti zacu twese ariko n'abatwanga nabo Imana ikomeze bamugisha n'abatwanga bari hano nta muntu ubura umwanga kandi nutagira umwanzi aba afite ikibazo utagira umwanzi aba afite ikibazo nutagira umukunzi aba afite ikindi tuje rero kubaganiriza ariko reka mbanze muhe ikaze sheri ngo wahe ikaze kuri Channel TV show. Merci beaucoup. Nshimira wowe wakoze subscribe nawe utarayikora mushishikariza kuyikora share na comment kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza ngaganiriza abantu ngaganiriza abantu none se ninge topic y'umunsi tuje kubaganiriza tuje kubaganiriza nyine tubaganiriza ku bintu bijyanye natwe ubwacu turahera kuri wowe rero tubwira uko wiyumva nuko waramutse uyu munsi. Amahoro y'Imana bavandimwe, amahoro y'imigisha be kuri mwebwe, urabizi ko tubakunda cyane by'umwihariko famille Marite ni agahebuzo kuri mwebwe kandi kuba tubafite biratwubaka kuko iyo mutavuga buriya tugira irungu ryinshi cyane ntabwo mwabyumva mbese gusa madamu nyine nuko bashaka kunshyirishamo ngo arebe ko ninyuranyuramo ubuze ari ndavuga ngo turabaganiriza kuki arinze acana kamera yiwe yiguriye atazi cyaje kubaganirizaho nyine tuje kubaganiriza ariko gushaka kunshirishamo byo ni ibintu byo murabizi ngo naherutse kunkorera amaprank ariko byo ndebera ubuze ntabwo abashatse kunshirishamo mu kiganiro ndi umuntu w'umusaza gusa turabakunda cyane ariko abenshi mwe mufite n'amatsiko yo kumenya ariko se nyuma tubwiye ko ugiye gushaka umuti byarangiye gute? Abenshi bafite n'ayo matsiko yo kumenya ese umuti nagiye kuzana hari icyo watanze, ese hari ikintu byaba biri gutanga tukagira icyizere kuko hari abakunzi bacu muhangayitse pe turabizi cyane kandi nkubwira ngo utubwire ukuntu uri kwiyumva ni nayo mpamvu abantu tubavuga ngo tubane mu kiganiro bazi icyo tugiye kuvugaho bamenye what is going on cyangwa se ni iki kijya mbere. Ndabanze ubabwire ukuntu wiyumva ibindi turabibabwira nyuma. Njyewe ndarwaye amagripe baranabibona barabona ko ntanameze neza ntabwo vibe ziri fresh nifubitse murabona ko nambaye mukana k'agakaravati imbere nifubitse karavati ze agerekeranyije ni cyane nababwiye byo kunshirisha ngo nagerekeranyije nese uko ndi mu rugo ntimuhazira guys mu rugo ntimuhazi koko ko ntababeshya n'imbabura natetse nibazaga impamvu ntararya kumbi urantanze sirambaburiza iyi mvura yatuzengereje gutya ubwo rero guys murabona ko imvura yabyutse igwa tumereye nabi nta mwanya wo kuva mu rugo naho akazuba gacaniye katse kameze nk'umuriro kubera ko nanjye numva narwaye sindi kuryumva sinzi ntawamenya ariko nanjye nifubitse ndakonje ndashimira Imana yuko nyine byose Imana ari ibigena ngewe niyo naba ndwaye madamu akoroherwa nta kintu byaba bimbwiye nakumva nyine ngiye muri nge ntuje ariko iyo ndi kubona ahangayitse umwana atameze neza atari konka neza haba harimo ikibazo nta byinshi rero turi bubabwireho ku bijyanye n'amatsiko mufite kuko arahari ngewe mpagaze hano nka dogiteri wiwe sibundi dogiteri cyangwa muganga ko dogiteri ni uwampaye umuti mpagaze hano nk'umurwaza ariko uwo ndwaje araza kwivugira sinde bumuvugire byinshi kugira ngo tumenye ko ndi kurwaza neza cyangwa se hari ukuntu biri kugenda Imana igenda idimbamo
itara rya kamera yawe riri gutuma amaso andya. umeze ute se? Meze neza. Agatara n'agacanye ntabwo byareberega iyi telefone irabizi ko nayo Ndwaye amaso nimba nzagura rinete ari njyewe uguhengekereza. bameze neza nyine murabibona. Ndi gushima Imana nabyutse nseka uyu munsi nabyukanye ibyishimo bidasanzwe ariko tubisangire namwe nizere ko mumeze neza mwishimye. Muri make rero ikintu kinzanye kuri kamera gitumye ncana kamera bareka nze mbaganirize ni uko nagira ngo mumfashe gushima Imana. Kugira ngo mumfashe gushima Imana kuko ubu aka kanya tuvugana ibere navuga ko ryakize. Wavuga ko hari ikintu uhishe ariko Oya, wavuga ko ariko si ubwo wavuga ko iri ubwo ryarakize. si urasobanurira abantu ra Sinzi ibintu bindangaje mumbabarire. Iyi navuga ko ryakize kubera ko nyine ntabwo riragera ku musozo neza ngo numve ko kashizemo, ariko ubu nyine umwana ari konka nkumva nta kibazo, imoko ye rwose nta n'ububabare na bumwe ndi kumvamo. Uretse udusonga dukeya numva hejuru ariko imoko yo nta kibazo umwana ari konka. Ubwo rero niyo mpamvu mvuze nti mumfashe dushime Imana. Imana yarahabaye pe. nuko ari ibintu biterekana ubu byerekanye yaba ari nk'ahandi hantu kandi ubu waryerekana. oya kuri kamera wenda niyo haba atari kuri kamera ukanyerekanira imari ntabwo ufashe ufashe uretse ko amabere y'ababyeyi atanahishwa n'ubundi siko nyerekana batayashaka ku muhanda ndi konsa ariko ntabwo naryerekana nyine gutyo ngo ngiye kurikuramo ngo niryereke abantu. wajya umwonyereza mu rugo gusa se byakunda ze ndi ku rugendo hari igihe ariruka ukabura ukuntu bigenza ukicara. icy'ingenzi gihari guys murabyumva ko nabaye umurwaza udacika intege kandi umurwaza ugera ku ntego ye ni uko urwaza uwarwaje agakira. mbonera no gushimira umubyeyi wanjye wampaye umuti kude chapo my mami rwose yarakoze cyane. ndayivuza nubwo atari bubyumva ariko abo mushimirira bo barabyumva cyane. biba ari iby'agaciro cyane buriya gushima ni umuco kandi ikindi buriya ikimenyetso cy'umuntu wese unyuzwe nuko ashimira cyangwa se ashima. kuri munandeba gutyo kuri kundeba nabi ndetse nabi njyewe nkabona hari umunabi undi mu maso ara imvura ntabwo yari yoroshye guys sinjye kijisho nagize. dore impamvu mura nifubitse gutyo mu kanya mvanye umwana ku ishuri numva imvura yantitije ndavuga ntabwo yarisiba urumva ntabwo yarisiba karijyeho nemera inkubita inyagire ariko agere ku ishuri. ntabwo rwa rugendo rutoroshye nyine kugenda n'ikintu no kuzinduka nawe n'amagripe ariko umuntu arihangana burya ngo kuba umugabo nyine ni ukuriharanira. ntabwo kuba umugabo ari ukwambara kositimu cyangwa se ipantaro byonyine ahubwo ni ibikorwa bya muntu bimuranga. ngabo ubwo naraje ari guhamagara umenye ko ari wenyine mu nzu. mfite umuhungu ntajya akunda kuba ari wenyine guys. narumiwe wamuzanye muzana ubumwonsa ntabwo ari bugaragare gutyo. ubwo rero tugiye gusoza igihe kitageze. numvise baracecetseho reka tubanze dusoze. ubwo rero ikindi twabona no kwibutsa abantu badukunda kandi badukurikira mugerageze rwose musharinga ibiganiro byacu mukomeze mushishikariza no kubiha n'inshuti zanyu kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro bya buri munsi. guys murabizi kuba tudakunze kubagezaho inkuru akenshi cyane nyine urumva tuba turi bize turwaye tugize gute tekesha kore wibashya abantu uri bize uri gukora iki nyumvire kunywa umuti
ntababeshye ni iki se atekereza gufata ikiganiro atari bucyaporodinga agahita avuga ati reka tubyihorere kubera ikibazo cy'amabanda yibabeshya rero ngo aba ari bize aho rwose arabeshye shere ntukabeshye turi kumwe yakungotoza ariko ubwo ngubwo ndetse bagirega kubeshya turi kumwe yibeshya wikoranye wenyine aba nta banda afitemo akavuga ati ndaporodinga nti nta n'ahari bubone wifi bikamucanga rero bigatuma tudakora ubwo nyine kunsajya niyo kintu cya mbere ntabwo ari ukugusebya no kubeshya abantu kandi abantu badukurikiye ni abakunzi bacu kubera ko babeshya ntabwo byari byiza atari byiza mubishyire muri komenti ko nkosheje ariko guys murabizi ngo umusore utiyemeye ntarongora inkumi none ngo yaje ese uri umusore cyangwa umugabo mwese ubu nta zindi nkumi zanyemera ufite gahunda ze ngo ni kari bari ku isoko kandi nkuramo akange karenge none rero nanjye mvuge ngo nta bando ufite umwana uri hariya wanyikundiye avuga ati umuntu utagira na bando hari icyo mutumvise ra umunsi byabaye ntibizatungurane nyine ubwo nta kintu atababwiye mushyirishijemo we mushyirishijemo iki kivugisha ukuri ariko abaguze mega z'ijana ukajya gushyiraho ikiganiro gitwara mega z'igihumbi gusa saho bibiri ubwo nta kundi nyine ngo nta muntu ubwira adasebye nanjye barandangije tugana ku musozo kugira ngo ubone n'ukuntu wita kuri ngabo nawe urumva ko yashyirishijemo ntabwo yaguhereza ngabo oya reka tubanze usige dusezeye nabikubwiye karura byanga jya kunsiga ahangaha usize unsebeje ntabwo nakwemerera wanga guseba se wandangije wanga guseba nyine tugana ku musozo rero icyo nabibwirira njye murabona ko vibe ari nkeya bitewe n'uko nababwiye niyumva ariko Imana niyo nkuru cy'ingenzi ishimira Imana no ko famiye yanjye iri kugenda yoroherwa imeze neza ibindi byo buriya Imana nibigena pe ntabwo nakwirirwa ngondoza Uwiteka cy'ingenzi uko mumureba ahangaha aseka anezerewe nanjye ndashimira Imana ko ikomeje kundindira mu mababa yayo ibindi byo kwaba ari ukuyigondoza pe kandi mwe mukomeza kutuvugisha mu gikari mutubaza uko tumeze mutwandikira mukatubwira uti mukomeze mwihangane burya urugo ni urwa babiri kandi mushikame pe turabashimira cyane pe kuko muratwubaka cyane muturema agatima hamwe twumva tugiye gucika intege tukumva tugaruyemo imbaraga muri twebwe ni ukuri muraba agaciro cyane kandi mukomeze mutube hafi nk'uko mwagiye mubidusezeranya natwe tuzakomeza tubabera abana beza kandi dutanga n'inyigisho ku bandi bafite ingo nabo badashobora kwihanganirana mujye mukomeza mubere urugero abandi ikintu cyo wabwira abashuti bacu badukurikiye hariya kiri kugira ngo tugane ku musozo ubone ukuntu ujya kureba umuhungu wanjye ataza guhogora ikintu nababwira ni ibisanzwe byo kubakunda ndabitegetswe simbisabwa ahubwo ni nk'itegeko kuri ngiye kubakunda ndabakunda cyane hamwe n'umuryango wanjye turabakunda cyane ikindi ndashimira umuntu wansobanuriye ijambo ranjete nkamenya iyo ariyo byaranyuze narasobanukiwe warayimenye zo wamenya kuyikoresha uyibonye narayimenye urugero hagize nk'umuntu uyikugurira wamenya ukuntu bayikoresha nabimenye si bambwiye ukuntu ikora ngo ni udutambaro duhanagura harya tuba tutose ukuntu ngo bahanaguze umwana bagiye kumuhindurira se ko akunda boga tuba dutose tubare nka tungaho ubu ngubu tuba ari twinshi banyeretse akantu kaba karimo 150 ukagura ibihumbi bingahe 2,500 nimba ari 3 bambwiye 2,500 sinibuka ko numva se kaba katanahenda nahenda z'uko utarakangurira ngakangurire se nimba kadahenda
uno munsi mureke kurya nk'abagurire, yego ngayibase murare mwigomwe kurya njye nkigure. ndamuhanaguza amazi nk'abana ubu namaze kuyamenyera. ayo mwareka biratana amajerekani arimo amajerekani angahe ubu mwana iyo yose usiga bakeye ubundi nanjye tuboneye mupfubya. ukuntu numvise bakansobanurira nta kibazo cyako nyine nuko ari ubukene. ubwo rero ucunze ikiganiro kigiye kurangira nibwo gitangiye, wasibye kumubwira gushimira uwo nguwo wajya data kundera umwana. ndagushimira Imana iguhe umugisha waransobanuriye ndanyurwa, nubwo wenda nta bushobozi mfite bwo kuyigura cyangwa se ngo mbe nayikoresha, ariko basi namenye n'icyo ari cyo. hano bambwiraga ranjete nyine bikanca. n'abandi ndabashimira abantu mukomeje kudukurikirana nyine ndabashimira, ariko mwoka byarame mwoga yeka nimba mutukunda mukoreshe ya mbega musangiza abandi ibiganiro byacu, mukomeze mushyigikire iyi channel turebe ko yatera imbere mu bitagira imana, yagira ahantu izagera turebe ko yarenga imipaka. reka tuba dufite impungenge ko mutari kutwumva mere nka mama, nubwo mama mwanze kumwereka ko mwamwumvise mwarahemutse. kuki mutamuhamagaye si ubwo kuyo mumuhamagara nyari mukavugana ati kuko bari abantu bari kunyumva ngenda bimusubiramo pe. mama yarambwira ati wambeshye bari abantu ntabwo bigeze batwumva, ati kuki badahamagaye, ati urumva utambeshye. gusa ndashaka kuzajya kumushimira ariko sinzi ko bizanyorohera. ubu ngiye guhera uyu munsi, nubwo ntarakomera umugongo, ariko ngiye guhera uyu munsi njye mu biraka, ntatazi ibiraka ku buryo nzabona ati ikijyayo njye kumushimira. niyo namusura byonyine ndabizi umubyeyi byamunyura, ndamwereka umwuzukuru ntabwo aramubona, ubundi mujye munsengera. Imana niyo nkuru. ubwo rero igisigaye mu kiganiro cy'ubutaha, wowe wakoze subscribe thank you so much, kandi nawe utari ukibitekerezaho kuyikanda rwose wibigononwaho cyane, kora kuri subscribe ukande kukazogera nureba iki kiganiro pe jya usiga ukanzeho ukanda kukazogera tubone ko ukunda Famille Martin mu biganiro kugezaho. ni ukuri pe turabakunda cyane, turabakunda cyane. We love you so much. Bye bye. ngo mukobwa wanyu